Yeah, I'm back. How are you? Meze neza, murakomeye. Mahoro y'Imana bane namwe by the way. Hari akantu last time natekerejeho mbona ko gasa nkaho gafashe uruhare runini muri sosiyete ariko karatwafectinga cyangwa katugiraho ingaruka itari nziza. Hari ikintu bita kumva ikintu umuntu akubwiye then after react like ndaje njyewe ubwanjye muzanye ikintu news then nyuma y'ayo makuru kuyakire ni kuyisukura reaction. Ndi hano kugira ngo mvuge kunenga se kugaya mu yandi magambo. Umuntu wese wumva amakuru aho kugira ngo akore ubushakashatsi bwe agahita reactinga nyuma y'ayo makuru. Abantu bumva amabwire exactly. Abantu bumva amabwire umuntu akaba yakubwira ngo kanaka bimeze gutya, my girlfriend, my boyfriend bimeze gutya, then wowe ugahita uhishira imbere gushwana nawe cyangwa gutandukana nawe before yuko umenya ngo uyu muntu se njyewe ubwanjye niko muzi before ko wamubwira gutya. Naho yabe yanabikoze iga kumenya kudefendinga umuntu wawe igihe umuntu aje agamije kugira ngo mutandukane nawe, kuko umuntu ukuzana amakuru ntabwo aba yakuzaniye kugira ngo mukomeze mukorane iyo relationship, aba yakuzaniye kugira ngo abameke guca mu tube mutandukana. So nyamuneka nimba ujya wumva amabwire warangiza ugahita ushira mu bikorwa ikintu bakubwiye, nigaye pe bizakwangiriza ubuzima bwawe ku rwego rwo hejuru. Kuko nimba wari wabona aho nimba warakujije umwana urugero ukamurera, yarangiza umuntu runaka akaza akavuga ati mfashe umwana wawe yiba tarananiranye, nawe ukajya gusapota ukavuga ati mberananiye ibiki n'ibiki. Don't do that. Your parents ntabwo uwo muntu amubwira ati okay urakoze for the news, urakoze kubwo amakuru nzaniye, ariko ntanjye nk'umubyeyi nzakora search yanjye, nzakora ubushakashatsi bwanjye. Uwo ni umuntu w'umuhanga nemera. Mbere yuko umwana aza, mbere yuko yagera mu rugo ugasanga ibi byose byabaye nuko that's not right. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Nyamuneka mbere yuko abantu batuzana amakuru mu buzima bwacu ntabwo baba badukunze by the way, ntabwo ari uko wabashaka. Ubundi umuntu uzana amakuru uzkurira akagombye kugenda umuntu kwifuriza icyiza, azavuga ati azanye inkuru nziza ku muntu wawe. Mu yandi magambo, iyo abonye ikintu kitari cyiza ku muntu wawe agerageza uburyo bwose agisolvinga kugira ngo wa mubano wawe n'uriya muntu ukomeze ubeho. Ariko umuntu uzaza akavuga ati se wari uzi nta muntu ufite this and this and this, nawe ukabyakira ukareactinga nkaho uwo muntu umwizeye 100%. uwo muntu mwarabanye my dear, mwaragiye mu relationship, mwarabanye ari umwana wawe. So think twice, tekereza kabiri mbere yuko ureacting uvuga ati se uyu muntu uzaniye amakuru mwihorere, kuko abantu batuzana amakuru ntago wababuza, baraza bakakwigira bakabikubwira. You can't limit them, baraza bihorere, ariko know them. Menya n'uburyo ubahanduringa, uramubwira thank you ukamushimira kubw'amakuru, ariko ntawe wireactinga ngo ukomeretse umuntu utabashije gukora ubushakashatsi bwawe, sibyo? So rero abantu bose bumva amabwire bagakora reaction nyuma y'ayo mabwire batakoze ubushakashatsi bwabo, ndabagaye pe. Kandi ntabwo ari byiza mu buzima, bituma ukora ikintu utatekereje kandi na wa muntu arabikugayira. Ikindi kintu cya kabiri mvuga, ndashaka kwishimira abantu batajya bumva amabwire. Ndabashimira intwari, kandi hari n'ibyo mugeraho mu buzima bitewe n'uko mutumvishe ibyo babashize muri mwebwe. Navuga uburozi bashize muri mwebwe, arashaka kubwira kanaka ni mubi, nawe urabyakira uvuga ngo ni mubi, ushiraho akadomo. No, ubuze uwo muntu nimba atarakwigaragariza, defend that person. Nimba atarakwereka ubibwe kuki ufata umuntu ngo kanaka muri nawe ugakubera mubi. I mean, nimba umuntu atarakwereka ko ari mubi kuri wowe, kuki wumva ibyo abandi bakubwiye? Ntukagendere ku muntu ibyo akubwiye ngo ubigendereho. That's not good.
wowe komeza inzira yawe, nashaka we mubi ku bandi ariko mu gihe atarakubera mubi ntuzigere ufata uwo muntu ko ari mubi, sibyo? Rero abantu bose tuzo amabwire, I want to appreciate you guys, muri ntwari kubera yuko ikintu cyose kije kivuga ku muntu wawe uko byagenda kose naho byaba ari ukuri, you defend that person situation ari nayo yose, naho atabikwibukiraho, naho iyo relationship itabaho, naho mutakomezanya, naho atabikubahira, igihe runaka azamenya ko wamurwaniye intambara ahantu atarari. That's true friendship, that's true love. Hahandi aho umuntu naho ibyo yaba bikora ntago bivuze ngo nusanga abantu bavuga umuntu gutya nawe wicane mu muvuge, no, defend that person. Cyo kintu bita kubintwari, kuvuga umuntu neza mu gihe abandi bamuvuze nabi, then ibindi birekera Imana. Do your part, kora akazi kawe, ibindi birekera Imana. Icyo nzi cyo uwo muntu runaka igihe runaka azamenya ko wabaye intwari mu gihe cyawe. So abantu bose bumva amabwire niwe yashire mu bikorwa, I want to appreciate you, ndabashimiye cyane, muri intwari kandi Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha kubera yuko ibyo mukora byose mubitekerezaho kabiri kandi bibafasha no mu buzima bwanyu kugira ngo mwubake hagati yawe n'umuntu runaka bashaka kubatandukanya, umubano wanyu ukajya usenyuka, vraiment uratinda cyane kubera yuko uranaramba, kubera yuko ibiwurwanya bari byinshi, ariko mu byo mwafokasinze ni mwumva ibyo abantu bavuga, you can achieve your goals, cyangwa mushobora kugera ku cyo mwagize, ushobora kugera, bibafasha kugera aho mushaka kugera. So Imana ibaha umugisha abantu bose batumva amabwire kandi nagana abantu bumva amabwire n'isubizo bitsimutse God. Tumva ari ibyo ngibyo. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Nimba ujya wumva amabwire, nimba wumve wisubireho, nimba utagiye yumva nawe, big up to you, bravo. Ukunda gushimira from deep of my heart, ibyo bintu bizagufasha mu buzima bwawe. God bless you, I love you.